niyo mpamvu rero Bishop Dr Habineza avuga ati ntabwo nakibagirwaho mvuka sinakibagirwaho narokoke jenoside akora abatutsi. Habineza uwamurebye nyuma ya jenoside ashobora kuba yatekeza ko Habineza atari ko ataba Habineza uyu munsi, ariko nkuko wabibonye abaturage bamubonye baramuhururira baramwishimira, wagira ngo ni Premier Ministre wageze mu cyaro cy'iwabo. Habineza hari hashije igihe kirekire tutabonana, turumva twishimye cyane. Abahemukiye umuryango wanjye ndabazi, Imana babonye ko nabashuje, kandi igihe ningiye wabibonye muri bakuru banjye hafi ya bose ningiye wabibonye. Umuturanyi wanjye abwira abantu ati nimumwice, ni umurozikazi, ni mubi, ni muteme, ni mugire gute. Arabivuga akabivuga gutya avuga ati ni muteme, bakubita inkota ya mbere, bakubita impiri ya mbere Ndeba. You have an indomitable spirit, and I think every country in the world can learn from your people. You are powerful, and to me you are just magic. Rero mu diaspora uvuga ngo u Rwanda nta mahoro ufite, abanza rero mu gihugu abamo naho ubwabo bararasana gutya mu muhanda bagendana, cyangwa mwita Kasuku. Wongereho ko n'ibikoresho Kasuku akoresha yabiguriwe na Bishop Habineza. Kasuku namubonye nkuko nakubona nkabona abana afite impano. Namusanze ahantu habaye ikiriyo, wa muntu wigendera ku kiriyo kwinywera agacupa kigendera. Ariko nangije kumubona avuga ko ari umwana w'umunyarwanda kandi inyobo y'abanyarwanda, reka ntangire kumwegereza. Naho rero byakuriye kumva ko anyita nk'umubyeyi we cyangwa se nk'umuntu wa hafi. Muranzi, yes, you know me, n'umuhungu wanyu Pionika Swez. Anga turi naho bita ku Muyumbo, aho turi mu rugendo twerekeza iwabo cyangwa se ku itongo rya Bishop Dr Habineza Jean Claude, dore ko turi no kumwe na Pasiteri Claude. Claude mukomere cyane. Amahoro y'Imana. Kia ni piu. Ni Pionika. Oya, mazina rasina yashobora jewe. Ana mazina basirimu cyane. Cyakoze reka mvuge ngo abakurikiranye BigTown bose ndabasuhuje. BigTown TV ni Impemburo TV na Gospel News. Amahoro y'Imana bose turabasuhuje mu izina rya Yesu. Umunyenga turaburiye wawe. No w'Imana ntabwo ari uwanjye kuko je sinabatwara ngo mbashobore. Uwiteka ni uduhetse kandi yaravuze nkazaduheka ku mugongo iduhetse ku mugongo wayo. Mugongo w'Imana rero ni ikintu gikomeye cyane. Imana ikora ibitangaza, ikora ibyo abantu badatekereza. Rero ni muri ubwo buryo numva BigTown azimwese, Impemburo TV, Gospel News yo kwa Forward utiye mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Niki tukabwira nuko n'urugendo twahereye Nyarutarama kuri hotel yitwa Gorilla, turukomereza kuri Mirikorine, tuva Mirikorine tuzanga n'urugendo rutarwose cyane mu ivumbi ryinshi cyane. Ese kuri uru rugendo mwarubonye mute aho twavuye hose tugana hanga? Uru rugendo rero turimo n'urugendo rwa mwene data Bishop Dr Habineza Jean Claude guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Arizona. Yaje yitabiriye igikorwa cya Cogamu twese turayizi, yitabiriwe n'ibihugu 50 bingahe, abakuru b'ibihugu bari mu mujyi wa Kigali mwese murababona, batandukanye by'umwihariko ujya gutera uburezera bw'ibanza. Ubwo ni perezida wacu w'u Rwanda yakiriye abandi ba perezida bagenzi biwe, harimo Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda, harimo Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya, na vice perezida wa Tanzania Dr Philipo Mipango, hanyuma n'abandi ba perezida batandukanye, harimo ministiri Komoma mu Bwongereza, umwana w'umwamikazi mu Bwongereza, harimo ministiri w'Ubwongereza Boris Johnson. So abo bose rero n'abandi ba perezida batandukanye bari hano, n'umwami Muswati waje abajepe yaravuze ati giye mu Rwanda rufite umutekano, habamvuye yo kwitwaza abajepe. Ariko abati nditwaza abagore. Oya nta kibazo. Ikintu yitwaje cyane. So urumva rero yitwaje gahunda, urumva yitwaje gahunda nziza, kandi abagore nibubahwe bahabwa icyubahiro. Okay, pastor munashobora kwibaza ati ni iki watungwe n'icyanga kubona umuntu nka Bishop Habineza ukomeye cyane muri minsi tubona kuba yaravukiye nkangaha akaba ageze arahantu, ni iki cyizero cyangwa se ni irihe somo bikubihaye cyangwa ry'abanyarwanda? Uko mubizi urugendo rwatangiriye i Nyarutarama kuri hotel Gorilla, aho Bishop Dr Habineza Jean Claude yarari. Nyuma bisoza tubona ko hagiye kubaho abakuru b'ibihugu batangiye gutambuka mu mujyi wa Kigali mu mihanda itandukanye, imihanda polisi irayifunga. Nyuma yaho dushakisha izindi nzira twanyuramo za mukatokato mu mujyi wa Kigali, kugeza ubwo tugeze kuri hotel Mirikorine, aho Bishop Habineza yarafitanye inama
na muzehe Bishop John Rucyahana twese turamuzi, nta munyarwanda utazi Bishop John Rucyahana. Aho bari mu nama twese twari tuhari, ibyo baganiriye kwa guhana ibitekerezo mu mpuguro zitandukanye. Nyuma yaho rero tutandukana na Bishop John Rucyahana, nawe yerekeje mu yindi nama, kuko uriya n'umusaza n'umunyepolitike w'igihugu, akaba n'umukuru akaba n'umuvugabutumwa udasanzwe. So niyo mpamvu rero Bishop Habineza nawe aravuga ati ibyo ari byose ndashaka kugira ngo mbatware Impemburo TV, BigTown TV, na Hamas n'abanyamakuru bo mu gihugu cya Hamas, Hamas rero jewe ubundi dufite ahantu tunywera icyayi, ubundi tugira ahantu tunywera icyayi bita Romazi, nari mbitanyije Romazi ya Kimironko, nari mbitiranye na Gospel News rero iyoborwa na Frandutiye. So ubwo niyo mpamvu twafashe inzira twerekeza mu murenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana, ariho turi hano. Nkuko mubibona kamera zanyu zirimo ziratera, inzu z'ibyondo zirimo zirazamuka hano. Bigaragara ko hano nta nzu zari zimaze iminsi zihari. Urabona dore amasaka hano baracyahinga amasaka tuyaheruka kera cyane. Hano urabona ni Bishop Habineza, niho yarokoye jenoside yakorewe abatutsi, ni umwana w'umucikacumu rero, ariko ukunda n'igihugu cye cy'u Rwanda, ugaragariza ko afitiye umutima igihugu cye, afitiye umutima abanyarwanda, afitiye mbese ni wa muntu wumva ko nubwo ari muri Amerika ameze nk'umuntu wagiye gupagasa, ariko icyapagashije akaba yakizana iwabo mu Rwanda. So rero abantu nk'abo ni bakeya, hari abagera hakurya, bambara kugera hakurya bakumva ko inzara ishize, bakavuga bati tuzatura hano, tuzibera hano. Ntibatekereze ko kandi umunyarwanda aciye umugani avuga ngo akebo kajya iwabo wamugarura. Rero abantu baba bagomba kwibuka iwabo iyo bavuye. Bibiliya iravuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe Uwiteka wabakuye muri Egiputa. Niyo mpamvu rero Bishop Dr Habineza avuga ati ntabwo nakibagirwa aho mvuka, sinakibagirwa aho narokokeye jenoside yakorewe abatutsi, sinakibagirwa i Rwamagana muri Muyumbi wacu, aha hahoze hayoborwa na burugumesitiri witwaga Semanza Rora, wa wundi bavuga ko yakoze jenoside ya danje ruharwa. So rero niyo mpamvu bazanye nk'abatangazamakuru nk'abanyamakuru namwe. Aho ngaho rero hari ikintu leta nkomozaho, unakomeje uvuga uti Habineza ariko reka mbaze z'imodoka gatoya, ari muri bamwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ariko akaba akora ibyo akoze akabizana mu Rwanda. Ni iki wabwira ibigarasha bikiri hanze byumva ko u Rwanda nta kintu rwageraho, aho bakora kujya bazanye mu Rwanda bwo bakarusenya bari hanze? Kibazo hano hari kamera za Bahamas zabaye. Hanyuma rero ko bimeze, umuntu wese utifurize neza igihugu cye ameze nka wa muntu ujya gutema igiti akabaza akicaza umwana we w'uruhinja munsi yacyo, cya giti cyagwa kigahita gikubita umutwe wa mwana agahita apfa, nawe kikamukubita intugu, kikamumena intugu. Rero abantu nk'abo nabashishikariza gukunda igihugu cyabo ndetse no kukivuga neza. Ariko buriya gato mbabaje nk'abanyamakuru, ubundi umuntu yanga igihugu cyangwa yanga system iyobora igihugu? Harabanga igihugu gute se? Gute? Ese umuntu wavuze undi yo muntu anga systeme yakwiye kuvuga urugero ntanze, akavuga ati leta iro ikutuyobora nabi. Ariko ikimenyetso kigaragaza ko wanga igihugu ni ukuvuga uti yewe iki gihugu ni kibi. So kwica bene igihugu uko ni ukwanga igihugu, hanyuma kukigambanira ni ukwanga igihugu. Niko byaba bimeze. Abo rero reka tubabwire ngo nta mwanya bakwiye kuba bafite, nta mwanya bakwiye kuba bafite wo gutakaza, ahubwo bakwiye gukunda igihugu cyabo. Bibiliya ivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, nimwanga mukaguma inkota y'Uwiteka izabatsemba. Rero nabagira inama abantu nk'abo, ntabwo ntibategereze inkota y'Uwiteka, ahubwo bakunda igihugu, bagikundisha abandi, nkuko tubona Dr Bishop Habineza agikundisha abandi. Jewe hari abantu njya nkunda kubona, hari n'umubishop witwa Reverend Tugirimana Francis Xavier muri Arizona, nawe yubakiye inzu umuntu Rwamagana, akora ibintu ku kibe wa mwana waharuye umuhanda, akaza guhuranya kwa Perezida wa Repubulika mu Kinigi ku munsi wo kwitingagi. Xavier nawe yaramufashije. Rero abantu nk'abo nibo bakenewe mu gihugu cy'u Rwanda. Xavier ariko uramuzi, yahoze ayobora banki yitwa Igisubizo hano mu Rwanda. Rero abantu nk'abo nibo bakenewe, kandi namwe nk'abanyamakuru urabona umunyamakuru nka Frandutiye ni umukozi w'Imana, w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Utagura bivuze mu kiganiro. Bivuze mu kiganiro utagura. Atagura iki se? Atagura iki? Fanta. Ushaka Fanta? Oya tumanuka avuze kunywa mitsingi. Kandi uyu ntagura mitsingi. Rero urumva icyo nababwira cyo
umuntu wese ukunda igihugu cye yanakitangira. Ni nka bya bintu umuntu ubwira undi, iyo umusore yatereta umukobwa aramubwira ngo no kugupfa nagupfira, kandi bagera hagati bamaze imyaka 2-3 bagatangira gutukana, ariko nagushakaga nasaze, nari nabitekerejeho, nari nasinze, byari byagenze gute? Rero ntabwo umuntu akwiye kwicuza gukunda igihugu cye, akwiye kugikunda akagikundisha n'abandi. Rero numva ari ubwo buryo nabivugamo. Hari umuntu uri kureba ikiganiro akavuga ati nyamara biriya bigarasha bivuga ukuri, ati sano turi kubona ko tubona inzu z'ibyondo n'iki. Ahangaha umuntu ushobora kubona akana kuba ati nta terambere riri mu Rwanda nicyo bamubwira. Harya ngo ni QNP ni ninde? Ujya yivugira nika gusa. Anika. Ubundi ikigarasha ubundi ni iki? Hari abantu tuza abantu, ikigarasha ubundi bisobanura iki? Ikigarasha ubundi ni umuntu urwanya leta, ibikorwa bya leta, utifuriza iterambere igihugu, utifuriza n'amahoro igihugu. Wese umuntu nk'abandi? Wese umuntu nk'abandi se? Nawe ni umuntu. Aha, none se kucyitwa ikigarasha ni ikarita itabara. N'abantu batabara. N'abantu badatekereza mu mutwe wabo, ntibatekereze ibyo bakora. Turi mu ishuri mwarimu akavuga ati 2 guteranya 2 ni 4. Iyo wowe ubona ko ibyo mwarimu ari kubwira atari byo ushobora ko ari 20, aho ngaho nawe twita ikigarasha ko ntububara. Iterambere ry'igihugu nta musanzu ushyiraho kugira ngo igihugu gitere. So nuvuga ngo mu mibare abandi bakora babarira igihugu, we ntabarira igihugu. Ubwo rero reka tubabwire batangire kubarira igihugu, bamenye kumenya iyo bava, bamenye niyo bajya. Kugira ngo abana babyara uyu munsi cyangwa nabo babyaye hanze n'uyu munsi, abana barushaho gukunda igihugu no kugikundisha n'abandi bazabyara. Numva aribyo nabifuriza gihe nk'umukozi w'Imana. Okay, turimo gusoza ahangaha urugendo turimo kugira nga nuko ari cyari wowe Dr. Bishop Habineza hisemo kuba mwagenda mu rugendo rwo kugana aho yavukiye. Buriya rero muri iyi si umuntu agira inshuti nyinshi, ariko hari n'inshuti zo mwibanga. Umuntu agira inshuti nyinshi ariko hari n'inshuti zo mwibanga. Kubera yuko igihugu gifite abanyeshuri bize, ariko bose ntabwo ari ba perezida, kandi bose si ba ministeri, bose si ba meya, bose si ba guverineri, si ba gitifu. Harabize, suko bamwe bize kurusha abandi. Nanjye suko ndi inshuti Habineza kurusha izindi inshuti ziwe. Buriya rero nigiye w'Imana yatoranyije, kandi namwe iranyemeza, yemeza Habineza ko tugomba kugendana. Okay, nabashobora mwese baradukurikirana, reka dukomeze urugendo tugana aho Bishop Habineza avuka. Turamaze tuganira bucece ibintu biza kujya neza. Porodi mwakoze akuze tuvuga mwakozera. Ntakoze nyine. Nakoze nyine. Reka dukomeze. Hanyuma urakoze. Ariko forward utewa gospel news nta kintu yavuze. Reka dusoreze ku cyo wumva urugendo turimo, nirihe somo abantu bakwiye kurukuramo. Uyu Habineza tubona muri 2022 turabona aho yavukiye, dukuremo somo ki n'abadukurikiye. Urakoze cyane. Isomo twakuramo nuko hari uko abantu bariho abandi bakabatekereza ukuntu Habineza uwamurebye nyuma ya jenoside ashobora kuba yatekereza ko Habineza ataba Habineza uyu munsi. Ariko nk'uko wabibonye, abaturage bamubonye, baramuhururira, baramwishimira, wagira ngo ni Premier Minister wageze mu cyaro cy'iwabo. Rero urumva kandi na Habineza ubundi arize Premier Minister, kubera ko Habineza icyambere ni Bishop, ni umukozi w'Imana, ni ministry mu bwami bw'Imana. Icya kabiri ni umunyarwanda ukunda igihugu cye, aho tugarutse ni umuturage, ni umunyarwanda ukunda igihugu cye, ni umunyamerika, ni umunyarwanda, ariko noneho nyirizina amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wambeho. Rero icyo twasaba, isomo dukuyemo nuko ibyo dukora byose tugomba kwibuka ku butaka bwaho tuvuka, tukibuka b'abaturage twaturanye, b'abakecuru tukajya kubasuhuza, hanyuma tukamenya kuko ntushobora gukora ineza, ntushobora gukora ibitangaza ahandi utabihereye iwanyu. Ubu rero bivuze ngo ahubwo mwe nk'abanyamakuru mubaze nicaje gukora iwabo, nirihe terambere ari buhazane. Ndumva ari ibyo nawe. Navuga ngo utazava ntamenye yaje. Icyo numva rero nicyo somo giye nkuyemo. Okay, merci beaucoup. Pado kwa. Nuko basubiza? Uparieroma. Uparieroma. Uduri.
turi rero ni mu mirima cyangwa se mu matongo yo kwa Habineza Jean Claude ubundi Bishop kwa na Dr. Turi kumwe namwe mu bavandimwe bakoranye nawe ibintu kagenda neza mukomere cyane. mukomere. Habineza mwamwakire mutuye umunsi. Habineza hari hashije igihe kirekire tutabonana ubu turumva twishimye cyane. Yari imyaka ingahe? Ni myinshi. Imyaka makumyabiri yari ikubise. Yari ikubise irengaho nk'umwe cyangwa nk'ibiri wenda. Mwamuherukana mukina ka karere. Mu muhanda. Niyo byishimo ufite by'uyu munsi wenda turumva umuntu yishimye cyane. Umutesi wamumenye cyangwa umenya ruko avuze izina? Navuze izina kubera igihe kirekire ariko n'ubundi ntabwo twahura mfe kumuyoberwa cyane ariko hari hashije igihe kirekire. Nibihe byishimo by'umuntu nk'uriya tuvuge yavuye hano akiri umwana cyane agahita abaho umuntu Bishop akaba mu docteur umuntu ukomeye akavuga ati urya amazi arashyuha ariko ntihogirwa bambeho hari abavandimwe nasize ahangahe muyumbo ngomba kujya kubareba nk'abareba ni byabakoze ku mutima cyangwa wabyakiriye birango mu kirere? Umuntu ni ku mutima byazukozeho cyane umuntu yishimye. Niwe butumwa se waho abandi banyarwanda bari hanze bumva ko batasora iwabo ngo bajye kureba bakumva baguma hanze gusa? Gusubira ku ivuko aba ari byiza cyane nk'umuntu nyine nk'iyo ateye indi ntambwe akajya kure ariko bikaba ngombwa yuko agaruka ku ivuko nyine kureba aho yavukiye biba byiza cyane. Ubu ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 39. Ubu ugereranyije Habineza bafite imyaka ingahe? Habineza ntabwo napfa kwibuka. Wowe nawe umukuru ninde? Wowe nawe? Njye ndumva naba munsa nk'umurutaho gato. Usa n'umurutaho gatoya. Mu ijambo rimwe n'icyo wamubwira? Mu ijambo rimwe namubwira ko akoze cyane kuza kudusura nyine kureba ku ivuko nkatwe yasize akaba yibutse kuza kutureba. Harya watubwiye ko yitwa? Njye nitwa Mudaherana. Mudaherana urakoze cyane. Murakoze namwe. Mani umugisha. Yego namwe. Sasa. Stito cyari kumwe na Dr. Bishop Habineza Jean Claude nubwo kuvuga umuntu mukuru kuruta mu izina atari ngo atari byiza ariko babanje titre kugira ngo bigende neza. Akaduhagaranga nta kibazo. Aha twari turi naho mwavukiye mwaje kwava ryari? Aha nahavukiye muri 84. Yego. Naje kuhava muri 1998. 1998. Nyuma ya jenoside. Mbo mwahasize se araho mwaje kwasanga ubu ngubu? Aho tubona bahasize nyine hari mukuru wanjye watureze n'uyu nguyu niwe twahasanze no hano. Ngwino. Nayo nguyu. Yes. Yaje kubaho kugorana kumenya nuko mama abana naze nashaka nabazi. Nta kibazo. Niwe bandeza abangaba nyuma y'icyo gihe. Ntihaje kugorana kumenya bakavuga ati urinde dusuye cyangwa wasanze bakikwibuka? Baranyibuka kenshi nk'iyonje. Baza kundeba i Kigali. Ariko mu myaka hafi ishize yose mperuka hano ari nka 2008-2009. Urashye imyaka 14. 14 nagaruka hano. Rero iyo naje bikangora kuza hano babonye ko hatoroshye kwageza imodoka bo bansanga i Kigali rero isura yanjye baye bakibuka. Ni ibyishimo ki wabonye mu kwakirwa n'umuryango wawe wakureze nyuma y'imyaka 14 utagera mu Rwanda? Ni ibyishimo bikomeye. Akenshi bajya bamamagara kuri WhatsApp tukavugana ariko iki ni igitangaza kiba gibaye kugira ngo ugaruke ahantu nkanga ubona abaturanyi ubona abavandimwe. Ababyeyi bawe bose bazize jenoside yakorewe abatutsi? Yes, ababyeyi banjye bose bazize jenoside yakorewe abatutsi. Haba hari abavandimwe basigaye bandi muvukana? Barahari harimo uyu nguyu. Akaba abandi bakuru banjye babiri bari i Kigali. Akaba na mushiki wanjye umwe nawo ba mu Mutara. Mukuru wakurusha nk'imyaka ingahe? Njye murusha imyaka njye navuze 36. Ni ibyishimo cyo kuba muri yaje gusura umunsi bikomeye cyane. Ni ibyishimo bikaze. Yarukaga ari Bishop? Twajyaga duhura i Kigali atari Bishop twahuriraga i Kigali arangije ku mashuri agenda. Amavuta ubu ngubu wizeye kuri uyasiga. Ahubwo Bishop azi icyo aricyo. Bishop njya mu Kinyarwanda ugerekeranyije yaba arangije ngo pasteur. Ni musenyeri. Ni umugisha mwinshi cyane ukomeye. Cyane. So ni iki mwabwira bwana Bishop ku bari ku mutima kubw'uyu munsi? Ubuse namubwira iki ko njye byandenze. Njye byandenze ntacyo nawe namubwira ntacyo namuha ntacyo namubwira bese ibyishimo birahangaha gusa bantunguye baje bambwiye nk'isahima ahubwo jewe hari icyo
nka pasitoro hari ikiganiro twakoranye ariko icyo nongeraho nshaka kubaza Bishop Dr Habineza. Bishop Dr Habineza turagushimira uburyo wabaye nka y'amazi ashyuha ntibagirwe iwabo wambiho. Tugushimira uburyo nubwo uri muri Amerika ufite ubwenegihugu bwa Amerika, ufite umunyarwanda, uri umunyamerika, hari benshi bagenda bava iwabo ugasanga rimwe na rimwe ntibasubije n'amaso inyuma iyo bavuye, kandi nyamwanga iyo byavuye ntabona niyo byagiye. Tujya tubona uza mu Rwanda ukagerageza ukajya gufasha abantu, kubakira abantu amazu mu turere dutandukanye tutari na hano iwanyu muri Muyumbo. Niki uteganyiriza kuri uyu musozi w'iwanyu nk'umuntu Imana yahaye umugisha nyuma yuko bamwe bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, wowe ukaburokoka nk'umwana, Imana ikaguha urugo ukiga, ukabona urugo ukabyara ugaheka, uyu munsi ukaba uri mu gihugu cyiza cy'abazungu ariko ukanibuka n'igihugu cyawe cy'u Rwanda. Niki uteganyiriza muri aka gace k'iwanyu nka Muyumbo? Ushingiye n'imihanda wanyuzemo, ibintu nk'ibyo byose n'abaturage b'abakene batuye hano hantu batashobora no kwishyura mituweli. Ikibazo ari cyiza, gusa natangiriye mu rwibutso rw'abazize jenoside. Dufite groupe y'abantu barokokeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nawe yaragukorewe. Ni inyito tuba tugomba kubahiriza. No kuvuga ngo akenshi n'ubu ejo nabonanye n'abanyeshuri twiganye kuri école primaire de Muyumbu. Ubwo namaze gufatisha abo twiganye ku Muyumbu, mfitanye abo twiganye Rwamagana, abo twiganye kuri APAD. Aho rero ugiye guhindura nyine uhera kuri umwe umwe. Urabona nka mukuru wanjye, urabona inzabamo ntago ari mbi, iyi ngiyi bamavuga ntago ari habi. Ubwo rero urugendo rwatangiye, ubwo natangiye kuhakandagiza ibirenge agomba guhinduka impinduka. Nimba ari umuhanda mubi tuzatangira gufashanya n'abantu, nimba ari gufasha abantu babuze ubwishyu bwa mituweli gutyo. Ariko kuba nshoboye kuhagera kandi ari igihe mpamagara nko kuri WhatsApp nkatangira kumenya ibibazo bihari, abaturanyi bano bajya banyohereza amafoto bansuhuza. So ubwo n'urugendo tugiye gutangira, ruzagenda tugiramo abafatanyabikorwa ariko nta mazi ajya ashyuha ngo ibagirwa mbeho. Bishop, nakubaza akabazo gatoya. Iyo ukandagiye kuri buno butaka kuri kavukire yawe, ni iki kintu cya mbere gihita kikuza mu bitekerezo cyangwa se utawibuka? Mu buhamya bw'imitekerereze y'umuntu ni ikintu gikomeye. Iyo ngeze hano ni nka filime y'ubuzima bwanjye bwose bitangiye. Utari n'umuntu usenga ushobora no kurwara trauma kuko ari nk'ibintu bibi uba wibuka wahuriye nk'iyo jenoside yahagusanze, ubona abantu bica abandi ukagaruka ukabona gusa umera nkaho upfuye bundi bushya ukongera ukazuka mu bitekerezo. Ntabwo ushobora kumazina ukuntu uri hano ugera na Washington, ukuntu uba hano uba Las Vegas, ukuntu uba hano uba New York. Dore nk'uko ubona bari abashyitsi inkweto babaye, urumva ni ikintu kimera nkaho usinziriye ukongera ugakanguka. Doko ni ibintu bikurenga mu bitekerezo, ukuvuga ati sinzongera gusura muri Amerika. Ari nk'igihe ushobora no kurira muri Amerika ukarota uri hano ugatokesha abadayimoni, ukavuga ati birakomeye. Sindi umunyamakuru, ndi umushumba mu buryo bw'iyobokamana no gusana imitima. Bishop Dr Habineza, tukuzi cyane nk'umuntu ukunda igihugu cyawe cy'u Rwanda no mu bumwe bw'abanyarwanda, kunga ubumwe bw'abanyarwanda. Kandi niba nibuka neza nakurabutswa hano kuri hoteli imwe muri Kigali wicaranye n'ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda Bishop John Rucyahana. Uyu munsi wa none uri imfubyi y'ababyeyi bombi bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu kwezi kwa 4. Mu bantu baba baraguhemukiye bakakwicira umuryango, aho umaze gukurira ukayoboka Imana, iyobokamana rikakubamo. Yesu yaravuze ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ariko harimo n'irivuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Birashoboka ko barabanje gushavura nyuma ya jenoside ariko nyuma ukaba wagira umwuka w'imbabazi. Ese aba bantu baguhemukiye bakakwicira ababyeyi baba baragusanze bakagusaba imbabazi, baba bagifunze cyangwa byaba bimeze bite? Nkawe nk'umuntu ushinzwe kunga abanyarwanda, ukaba ufite iyobokamana muri wowe, uri docteur, abafite ibintu byinshi arusha abaturage. Buri abaturage bafite ibintu byinshi, wabwira ngo nimukore icyo bagikora. Ariko wowe uhari aho umaze kugera, uri umunyarwanda, abanyafurika urabazi, abazungu n'abantu bagenda ku murongo. Nawe ufite ubwenge bwinshi, ubwiyobokamana, ubumenyi bw'isi.
wahuye n'abantu babanisha n'abandi nawe niko kazi kawe uyu munsi wa none niki wabwira abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi biciwe abakoze jenoside abiciwe nkawe niki wabwira abantu bameze nkabo nk'ubukozi w'Imana turi kuri uyu musozi w'iwanyu? Murakoze cyane magambo make nahoze mbibwira bari abashyitsi nabo batumye nza hano cyane ba Bahamas imbabazi ni amahitamo nk'uko ushobora guhitamo uti ntabwo ndi bwitere icyuma kandi icyuma uzi ko kikeba cyane nk'uko utagwa mu mazi uyareba ngo upfe abahemukiye umuryango wanjye ndabazi Imana babonye ko nabashuhuje kandi igihe ningiye wabibonye muri bakuru banjye hafi ya bose ningiye wabibonye umuturanyi wanjye abwira abantu ati nimumwice ni umurozikazi ni mubi nimuteme nimugire gute arabivuga akabivuga gutya avuga ati nimuteme bakubita inkota ya mbere bakubita impiri ya mbere Ndeba rero barafungwa amaze gufungwa arangiza imirimo ye yari yagenewe imyaka ya 12 akora y'igihano akora n'imirimo simbura gifungo mwabonye ko yampobeye kandi ampobera rero nigishijwe kubabarira no mu buhamya mfite ari nabwo bwatumye njya muri Amerika nuko ngira ubuhamya buvuga ngo twibuke tubabarira akenshi mbere yuko naje ubu ari gihe nazaga kuri moto akayihagarika akahita ajya kungurira umutobe wa mutobe upfunduye akanywa nanjye akama nkanywa mukasangira umutobe kuko nasanze ambwira ati narakirijwe nsengera hano kusengera wanamubajije ngo mbese aracyasenga nabajije mbese aracyasenga so rero ntabwo ari urugendo rworoshye imbabazi urazitanga ugahura n'ibindi bibazo bigeragezo bindi bikubwira ati wa muntu amubabariye iki nibaza ko yari igihe yigeze kuzana utuntu tw'udukimbirane gato barongera baramufunga ariko barongera baramufunga bamubwira bati nimba utazazana ikibazo nta kibazo nk'umukuru wanjye yambazaga ati kizima nuko wamubabariye imbaraga zo kuba umuntu yakwihorera arazifite ariko ntabwo ariko twahamagariwe rero muba naragendeye ku birenge bya Bishop Cyahana wigisha umwe n'ubwiyunge turimo turakora ibintu byinshi nabanje kubabarira nk'umuntu nyarwanda nongera kubabarira nk'umukozi w'Imana ibyo rero kubabarira ntago mvuze ko ari itegeko nubwo ryaba itegeko ariko nta mahitamo uvuga uti kuko kutarushya umutima wanjye umuntu runaka ndamubabariye. Can you call our colleagues from Bahamas like in 2 minutes? Yes. My sister, can you come? Bahamas, sister. Can you come? Can you join our interview, please? Yeah, so you're most welcome in Rwanda. I want to ask you some question. How, first of all, do you see this country? This is my first time coming to Africa on the whole, and so I was not expecting what I saw. Kigali is absolutely amazing. From you enter the airport and you go outside, you are greeted by everyone. The hospitality is warm. People embrace you as if they know you, and if they think that you are lost, they will stop and they say, "Can I help you?" For me, it's much like our culture because we believe in hospitality, so that is a commonality between the Bahamas and Rwanda. And it's been an amazing experience so far. Okay, in exception of Adrian and hospitality, what are some amazing things in Rwanda? I would say, apart from the people, which I think is your greatest asset, we've enjoyed the Rwandan food so far. We have tried fufu. He likes the fufu. No, that's what it is? Okay, so he's enjoyed it, but I enjoy your brown stew and your palau rice and you know, goat, and so the food is very good. And we enjoy the scenery. We love to see how clean Rwanda is. It's amazing because you don't see anything out of place. It's like you pride yourselves in keeping your community clean, and so I think that is something that we thought was interesting, and our Prime Minister has said this is just a beautiful, clean city. So that is something else that we've enjoyed so far. How have you seen this village, rural areas in Rwanda? I've never really seen anything like it. I don't know how to describe it other than it's good to see how the people have embraced us, really. And to be educated on something like this for us, this is almost like a once-in-a-lifetime experience, to travel this far down, to be in the mountains an hour away from the main road,
And to come in here and to see your village and your foliage and the way you live, it's much different from us. So it's an educational experience. Okay. What experience or lessons have you get from our genocide against Tutsi in 1994? What a lesson have you get or experience? The lesson for me is from him. The power of forgiveness, based on some of the clips that we would have done with him. I posted it on my social media, and a lot of persons are, they're angry for him. And when I came in and I saw how he would have greeted someone who would have robbed him of his mother, and he greeted him as a brother. And he had said, because of God, he's able to move on. And so we are Christians in our country. Yeah. And a lot of times you get upset, you get angry. But I think the greatest lesson for me is forgiveness and how the country has moved on, not as Tutsi or Hulu or Hutu, but as Rwandans. The way you've moved on through unity, to me, it's powerful. Okay, Mr. Anton, Yes. do you have something to add? It's just everything that she said, but it's been a great experience for me. I've got to see a lot of things that watching on TV. Sometimes the media would have you believe that most places are just one thing, but I've seen the beauty of Rwanda, and somebody tell me once you go once, you have to come back again. So I'll be back. Okay, is there any experience have you get from Mr. President Paul Kagame? Pardon me? Is there any experience have you get from our President Paul Kagame? I haven't. From your president? Yes. Do you know our president? His Excellency Paul Kagame. Mm-hmm. First of all, do you know him? Yeah, I've seen him around. I came close to him at the exhibit center, but I haven't spoken to him or greeted him. Yeah, we understand that he's been fundamentally a part of helping Rwandans move on and rebuild and to become and move forward more into this modern country. And so based on what we understand, he's really played a major role in having everyone united and move on and have Rwanda as a progressive nation. Okay. Simply, what can you tell all Rwandans? You have been through perhaps one of the most unfortunate things that could have happened to any country. In learning your history, I'm not only angry about what happened to you, but I'm angry that as a world we sat back and we allowed it to happen to our people, to our Commonwealth brothers and sisters, and those who were most powerful and who were able to help. Those countries who should have done something did nothing. But despite your tragedy, you have an indomitable spirit, and I think every country in the world can learn from your people. You are powerful, and to me, you are just magic. Okay, thanks for joining us. Keep enjoying our country. Thank you. Thank you. So, Bishop katwagaruka gato tumeze nk'abasoza. Hari abanyarwanda benshi bari mu bihugu byanyu twita aba diaspora bumva ko batagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'umuntu ufite igitekerezo cyo kuvuga ati nshobora kugaruka mu Rwanda hari amahoro, ariko bakomeza kuvuga ati reka nta mahoro ahari, n'ubu haracyari intambara imeze nabi. Nk'umuntu uri kutureba w'umwana Ivuze amahoro, Ikirene n'Uburusiya barimo bararwana. Ivuze amahoro, Sudani y'Epfo na Ruguru irarwana. Ukavuga Korea y'Epfo n'iya Ruguru. Ivuze amahoro, usanga Afghanistan barimo bararwana. Ntago ari mu Rwanda wonyine bavuga ngo na Kongo abaturage babo batumvikana. Na Kongo bari batumvikana. Ibihugu byose bifitanye ikibazo, bigenda bigira ikibazo cy'amahoro makeya. Muri Amerika uyu mwaka niho habayeho abantu baguze imbunda benshi. Uyu mwaka niho habayeho abantu bapfa kugeraho ngaho bafata abarimu bakabaha imbunda zo kujya kwitwaza. Bibaze kwigisha ufite pistol ku ruhande. Rero mu diaspora uvuga ngo u Rwanda nta mahoro ufite, abanza rero mu gihugu abamo. Naho ubwabo bararasana gutya mu muhanda bagendana. U Rwanda rufite amahoro kandi ruharanira kuyagira umuco, kandi urebeye ku bihugu byacu by'abaturanyi Kongo, Burundi, Uganda, Tanzania, u Rwanda rwacu rufite amahoro. Ikiba gisigaye gusa no kumenya ko nta gihugu kitagira ibitero cyangwa se n'abantu batishimira ibyo babona, ariko umutekano w'u Rwanda urasesuye
amahoro arahari, habereye cogamu, hagiye kuzaba FIFA umwaka utaha, hazatorwa FIFA perezida FIFA mu Rwanda. Ntago ari ibintu yo kuvuga ku munwa, nta mahoro yuzuye tubona mu isi, gusa icyo tugomba no kwiharanira. Tuyoboye Francophonie na mushiki wacu Louise, mushiki wacu muzehe wacu Paul Kagame agiye nawe kuba chairman muri nuza muri Commonwealth. Ntago baguha icyo cyizere batabona ko ari cyo wacivinze. Kuva nyuma ya genocide, kuba nta yindi genocide iraba, kuba nta gitero kiratera ngo kice abantu 200 500, ni ikintu gikomeye kikwereka ko hari amahoro, tugomba gushimira Imana. Pastor Claude, nawe tugana ku musozo, ni irihe somo wigiye ku buzima bwa Bishop Habineza? Murakoze cyane BigTown na Membro TV na Gospel News. Isomo twakigira kuri Bishop Dr. Jean-Claude Habineza ni isomo rikomeye cyane, kuko ni imfubyi ku babyeyi b'umubiri bombi, ariko si imfubyi ku gihugu no ku Mana. Kuba yarateye intambwe rero kumva ko umutima we wabohotse akababarira, ibyo byonyine ubwabyo ni intambwe ikomeye, kuko gereza zo mu Rwanda zuzuyemo abantu tutashobora kubara kubera igifungo bazira genocide yakorewe Abatutsi, bamwe bakinangira imitima no gusaba imbabazi bakumva batasaba imbabazi. Hari n'abandi rero bagize ubutwari bwo kumva ko baguye mu cyaha. 9 haravuga ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntibinagira umutima. Rero turashimira Dr. Habineza kuba atarinangiye umutima n'umuryango we muri rusange. Mwabonye mukuru we, mwabonye umugore wabo, mwabonye abana bamwita papa wacu. Nibyo kwishimira rero, turamushimira kwa kundi igihugu cye agakunda abanyarwanda. Tunamusaba ahubwo n'ambasaderi wacu w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ambasaderi b'u Rwanda aho bari ku isi hose, rwose ariko cyane nibanda Amerika, Bishop Habineza bazamukurikirane neza kuko Habineza bamushyire muri forum. Ahubwo ni ikintu wasaba. Umva banza wumve bamushyire muri forum muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika, yo kumenya abanyarwanda, abadiaspora b'abanyarwanda aho bari, kuko afite inyigisho nziza kandi zatuma abantu babasha kuva ibuzimu bakagira ubuntu. Rero kuko we aziyo yavuye, azi naho yerekeza. Rero ndumva ari byo navuga, kandi n'abagiye ibuzimu tubasabe kuva ibuzimu bajya ibuntu. U Rwanda ni ruzima, u Rwanda rubakitse, kandi hari abantu bagenda bakabajya mu matwi bamwe na bamwe bakavuga ngo baba u Rwanda intambara muri Nyungwe baba ibintu nk'ibyo, kandi bidahari mu by'ukuri. Dr. rero we ni umugabo kubihamya, ngira ngo ibikorwa birivugira, ntabwo twavuga byinshi. Rero tuvuze byinshi kuri Habineza bwakira bugacya, tuvuze amazu yubakiye abantu za Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, tuvuze za mituweli yagiye yishyura abaturage batandukanye mu karere k'Ubugesera, tuvuze Jessica bipangu cyogere mu nkumi w'abagore. Urumva rero oya, ubundi umuntu yaravuze ngo imbwa yitwa imbwa, intama ikaba intama, umuntu akaba umuntu, inka yitwa inka. Rero buriya iyo umuntu avuzwe nk'umuntu abantu ntibakababare. Rero Bishop Habineza tumuvuge nk'umuntu nyamuntu, kuko umuntu ufite umuntu nyamuntu ni umuntu ugira ubumuntu, kandi akumva ko natsitara ino ry'iburyo n'iry'ibumoso riri bubyumve. Rero niwe muntu nyamuntu, kandi rwose Bishop turagushimiye. Ntabwo ari amarangamutima yuko turi kumwe, ngewe mvuga umuntu ahari n'ahatari, kuko buryo uvuze umuntu nakubwira ngo kana ninkubwira twicaranye kuri chipusi na chicken twicaranye, nzaba ndimo ndakeza chicken kuko twicaranye. Ariko umuntu nakubwira ngo Claude yarakuvuze neza, Claude azaba gukunda. Rero umuntu usukubwirira neza akagukunda aho ngaho, ahubwo ni wa wundi ukuvuga aho utari, abantu bakazakuvuga ngo kana karagukunda. Mu by'ukuri jewe ndagukunda, shingiye ku bikorwa byawe byiza tugaragaza nk'Abanyarwanda, nk'umwana w'u Rwanda. Imana igumugisha. I love you so much, my Bishop. Thank you, Pastor. Ndumva ari ibyo ngibyo nta bindi. Nubwo nari mvuze ngo dusoza, reka dusoreze kuri iki kintu kimwe gusa. Ni iki wabwira Jessica Kasuku wa mipango wa kwisi intwari? Okay, urugendo rwanjye na Jay Squeezer cyangwa mwita Kasuku. Wongereho ko n'ibikoresho Kasuku akoresha yabiguriwe na Bishop Habineza. Kasuku yarabivuze ku kinyamakuru kiwe. Kasuku yabaye
niyo he niyubahwe yaguye icyogeye mu Kasuku namubonye nk'uko nakubona nkabona aba bana afite impano aba muri Arizona nayo inyoboye community y'abanyarwanda 2017 kugera kuri 2019 noneho bigera ahantu rero Kasuku mbumva aravuga ikinyarwanda numva ari umwana w'iwacu namusanze ahantu habaye ikiriyo wa muntu wigendera ku kiriyo kwinywera agacupa kigendera ariko ntangije kumubona avuga kubera ko ari umwana w'umunyarwanda kandi inyoboye abanyarwanda reka ntangire kumwegereza ntangira kumuba hafi ntangira kumumva ibitekerezo bye akambwira ati nge mfite intumbero ati nshakira studio nzaba umunyamakuru studio ya mbere ibikoresho turabigura dukoze radio biranga ntibyakunda arambwira ati rero ati ngewe ndi promo bundi amwitwa promoter bundi yitwaga ngo Kasuku promoter apromoting abahanzi avuga ibintu by'abahanzi akajya abwira ati mpa nimero yawe ni saving buri afite amanimero y'abantu arebwa statirebwa n'abantu 500 kuba ko yagiye abwira mpa nimero yawe ni saving noneho nkomeza kumubona iyo mpano iri muri we rero mu rugendo rutoya naje kubona nyine amaze kuba icyamamare ariko nkomeza kumuba hafi ngamubwira ni uje wirinde ibi akajya ambwira ati boss wanjye ati nkeneye kamera ni nangahe reka tuyifatanye tugasa nkaho mwereka ko dufatanyije ibintu i Kigali nohereje ibikoresho nazaga na bira bikoresho bya studio n'ingiye babizanaga so kugeraho rero yaje kumenyekana ariko ntago namutaye n'ubundi mugwa twari turi kumwe ibyo byose no kuvuga ngo nimba narahagararira umunyarwanda mwiza no mubi hari yagize ikibazo mba mpari ntago rero namwihakana niyo mpamvu rero yabaye mu gace nayoboye nkomeza kumuba hafi naho rero byakuriye kumva ko anyita nk'umubyeyi we cyangwa se nk'umuntu wa hafi ikindi hari umushumba umwe muri Amerika nibwira ko aziranye na Bishop Habineza umushumba witwa Reverend Tugirimana Xavier uramuzi akora ibikorwa byiza mu Rwanda yubakiye abantu amazu afasha imfubyi n'apfakazi aherutse no gufasha mupfakazi wa genocide yakorewe abatutsi ariko amaze imyaka kuva 2006 ntaraza mu Rwanda kubera icyo utamwegera ukajya umuzana mu Rwanda nk'umushumba ko akora ibikorwa byiza nta kibazo kihari mu Rwanda n'ukubera iki kiganiro nizere kari bukibone kuko jewe tuba dushaka abantu bakora ibintu byiza banagaruke tubavuge tunabareba nk'ubu waje ni peace niko bimeze bakaririmba bayabango garuka dufatanye kubaka duze byiza bijyana n'abandi mbarira senya ntiyubaka abashumba abantu bose bakareba nawe ni karibu ari mu nzira ari mu nzira nawe arimo arubakira imfubyi n'abapfakazi rwose hari nizo twatashye hano mu karere kanyu ka Rwamagana muri Mugina yubatse Kibuye uriya wigeze gukora umuhanda witwa Manuel yaramuburesinze umudamu we ndabasuhuje cyane nabo bari mu nzira ndibaza ko bari mu nzira buza hanga yose abagutegura turamukunda cyane kandi ari mu bikorwa bya diaspora bikorana na ambassade amen nibaza ko nawe ari mu nzira mu mwaka umwe cyangwa se mu myaka iri imbere itarambiranye muzamubona nawe yageze hanga tumwita gisubizo you are welcome back my daddy Reverend Xavier Tugirimana you are welcome back to Rwanda he's on the way asante sana oya nayandi mavuta uba wakiriye amavuta dusanzwe ufashe ku mavuta ufasha Amerika ufashe n'u Rwanda byose umunyarwanda mu Amerika barahuye nanjye minsi ibindi ba Dr. na Bishop yes in the name of Jesus okay merci beaucoup thank you merci asante sana pokea pesa pokea mafuta ya upendo Mungu akupe mke mzuri na taifa lako veni vidi vici byote tukua mama nawe mwakoze cyane yego nakoze